inda itateganyijwe ni nk'inda wenda natwara ubu nkanjye kuri nje nibona ko ndi umwana nese ubu nshyizeho izindi nshingano zo kurera undi mwana kandi nanjye ubwanjye ndi umwana urumva ni ikibazo ntabwo iyo nda nayiteganyije ariko inda yateganyijwe ni ya nda wigaho ukicara ukavuga ati ubu ngiye kubyara umwana ubu ngiye gufata inshingano zo kuba mama nyine ukaba wiyemeje inshingano zose ukemeza ko uwo mwana aziga ukemeza ko uzakora kugira ngo abeho neza nyine kwisobanukirwa biravuna kugira ngo wemere uwo uriwe biragora ariko biba byiza iyo ubashije kwemera uwo uriwe iyo umaze kubyumva kugira ngo ubone cya kintu ukeneye bigusaba gutakaza imbaraga urakora ukavunika amafaranga ukuye muri izo mvune ukabasha kwiha bimwe ukeneye ariko iyo mvuze ngo njyewe nzambara neza kandi nakoze nzarya neza kandi nakoze icyo ni ikibazo nk'umuhungu arakubwiye ngo inutsure sibyo kumusura nta cyaha kibirimo sibyo gusura umusore nta cyaha kibirimo ni ukuri icyaha ahubwo nihagiye kubera iki ahubwo ibibazo ko bigiye kuba byinshi naho hantu ndahakubaza iyo bafashwe se na ya ndwara y'igicuri kandi ko iyo ndwara yabo iyo ibafashe bahita babona umuti ako kanya nyine ikibazo ni we akwifuzaho ibyo ashaka ibyo akubonamo kandi uba ufite niba ugiye kumusura wambaye imyenda iri sexy iri buze kumukurura kandi turi abantu nta muntu utifuza urabona umuhungu ari kuvuga ngo ndapfa ngo ndapfuye ubwo se koko areremba yakamera gutyo wakemera ko apfa ibyo ni ibikangisho n'ukuri ni igikabyo turabashuhuje mwebwe abakunzi ba mama Charlene official mumeze neza nizere ko mumeze neza nizere ko mwishimye kandi nizere ko umwami Imana akomeje kubarinda nizere ko ukuboko kw'Imana yacu gukomeje kubarwanirira ku manywa ndetse na ninjoro by'umwihariko urubyiruko ndabashuhuje abo dukunda kubana muri iki kiganiro cyitwa Tegura ejo rubyiruko aho tugenda tuganira dutanga impuguro zitandukanye ndasuhuza urubyiruko abadukurikiranira mu Rwanda mu bihugu by'ababanyi by'abaturanyi abari mu bihugu bitandukanye mu bihugu bya Afrika mu Burayi mwese ndabashuhuje urubyiruko turabashuhuje kandi turabakunda nizere ko rero muguwe neza kandi nizere ko mukomeje kugubwa neza n'iki kiganiro cyitwa Tegura ejo rubyiruko nkuko mubibona nyine turi aho musanzwe mutubona dukorera ibiganiro tugomba kuva mu bwiza tujya mu bundi kuri Delize House Hotel ni ya hoteli twarababwiye na hano heza cyane ndushaho kubashishikariza rwose ngo mujye muhaza na hano hari ibintu byiza hari piscine hari amacumbi hari ahantu ho gukorera siporo mbese hari ahantu ugahita ujya kuri taye ntabwo mwambonye ko nsigaye kuri taye hanyuma rero hari ahantu hari kwidagadura imikino itandukanye babafite ibintu byinshi kandi byiza ntago nzajya ndangiza ntababwiye mwebwe mufite ideni ryo kusohokana ababimbwe muri benshi abo mu Rwanda we ntaryo mfitiye abo mu Rwanda abo mu mahanga n'ukuri hari icyo kurya hari inkoko hakabifi mana nyagasani hari n'imyambaro di sheri wawe harimo n'imyambaro hari n'amagare mbese sundi wabivuga kabirangiza hari ibintu byinshi kandi byiza iri hano ku Ruyenzi hafi y'ikiriziya cyo ahantu ku muhanda ujya mu Rugazi hari icyapa tukibona n'ahantu hafi cyane niho rero twicaye nsigaye mvuga Imana negamye muri Delize Hotel kumva nguwe neza hari akayaga nyuma mubona sigaye mfite amavuta menshi ahubwo n'abantu bari kwifuza gukora ubukwe yego hari abafite conference welcome hari nyine hari akayaga hari ahantu wicara hejuru muri etage hari kitchen iri high class kabisa hari ibintu byiza cyane hanyuma
izindi adresse muzajya muzibona ku biganiro bya filime kuri Mama Charlene official na telefone zabo na adresse zabo zose. Imana ibahe umugisha. Yego. Twasanze rero imbere hawe ari wowe ukwiye kuhategura, ariko aha hantu nicaye ntago ndi ngenyine, hari umuntu nabazaniye w'icyamamare. Turi kumwe n'icyamamare, ni umwana wanjye nabyayeho muri filime. Mwamubonye? Mwana wa uraho mwana wa? Ni umwana wanjye rero wo muri filime. Tujya dukinana muri filime yitwa Ubuhenebere Karundura, iyo kwa gatandatu tugakinana muri filime yitwa Ikigugu, iyo kwa gatatu tugakina muri filime yitwa ko nyibagiwe yo kuwa mbere. Kandi unaye ntago yibuka. Nyisituma nyibagirwa. Filime yo kuwa mbere yitwa Ngwiki. Yego. Tugategura n'Ubuhenebere. Imperuka. Na filime yitwa Imperuka niho dukinana. Ngewe rero dukinana ndi mama we, ariko ngufashe. Bone ibintu uzi nkono uherutse kunkubita. Mwana ukubita mama we ngo nuko yasinze. Barata ababyeyi basinda mujye mubakubita. Ubundi tutarakomeza ikiganiro cyitwa Tegureje utaranivuga. Zira nkoni wankubise koko buriya koko ari ibyanya byo wabikora. Ari izanya byo ahubwo none ari kukubabaza cyane. Buri ari ndi gukubita gahora. Aho usize umubyeyi usinda. Buri umugabo yasinda ariko nta mugore wasinda. Eje bundi narebye ibishyi ankubita. Ndavuga nimba hari umubyeyi ujye usinda umwana akamukubita, ni ikibazo gikomeye. Hanyuma rero turi kumwe na Kinyana, niko yitwa muri filime. Tujya tumutumira muri Tegureje Rubyiruko. Murabona ko ni urubyiruko kandi n'urubyiruko rw'inyamirambo, ni umwana uzi umujyi. Yavukanye 6 yisumbuye, ngewe navukanye 3. Ntabwo muri budukire, turi abantu bakomeye cyane muri iki kiganiro cyitwa Tegureje Rubyiruko. Turamwakiriye kuri Mama Charlene official mu kiganiro cy'urubyiruko. Hanyuma ngaho tuguhaye ikaze, ubanze wibwire abadukurikiranye babashyitsi batakuzi kuko uri umusangwa. Ubibwire hanyuma unabasuhuze. Ngiye kwirwa neza. Nagarutse nyine umufana w'Inyamirambo. Shakanyifate. Ari gushakanyifate nk'abasirey queen kandi ngiye uyu munsi ndumva nitonze. Okay. Mwiriwe. Ndongeye kubasuhuza urubyiruko na bamwe tuziranye n'abashyashya badusuye uyu munsi. Nitwa Clementine niyo nshuti. Ndakeka munyibuka. Ubushize twakoranye ibintu biryoshye, n'uyu munsi nagarutse kugira ibyo mbabwira. Okay. Nkuko rero abibwiye ubushize twaraganiriye, twaramubajije ngo gukunda ni ngombwa, arabidusobanurira ni itegeko. Mbese twagiye tuganira, hari n'irindi jambo twaganiriye tumubaza ngo ni iki urubyiruko rushobora kwirinda kugira ngo rubashe gutera imbere. Hari ikiganiro twakoranye rero, nkuko tugenda tuvuga ibintu bitandukanye mu rubyiruko, n'ubundi turashaka kongera tuganire. Kubera yuko urubyiruko bakeneye inama, bakeneye amasengesho, bakeneye amahugurwa, bakeneye kwitabwaho, bakeneye kwegerwa, kuko twebwe turi kubyina tuvamo. Imana ikeneye ba Mama Charlene b'abakobwa, Imana ikeneye abapasiteri b'abahungu, Imana ikeneye abazadusimbura kuko natwe hari abo twasimbuye, ari mu gihugu, ari mu itorero, ari no mu buzima busanzwe. Urubyiruko ni amaboko yacu y'Imana ndetse n'itorero natwe ku giti cyacu. Niyo mpamvu rero tudahwema kubaha inama n'ibitekerezo. Ariko uyu munsi ari ikintu nifujeho ko tuza kuganira. Ariko mbere yuko tukigero ndashaka nkubaza akabazo k'amatsiko. Njya numva ngo hari imyaka ngo y'urubyiruko ngo ibigoranyira. Ubundi iyo myaka ibigoranye y'urubyiruko ngo bagera muri iyo myaka igoranye. Iyo myaka ibigoranye gute? Bararya ntibahage, barambara ntibaberwe, bararyama ntibasinzire. Kuki bavuga ngo hari imyaka umuntu ageramo ari urubyiruko ngo imugora? Iyo myaka ibimeze ite? Se wowe uyigezemo byakugendekeye gute? Kagira ngo tunagira inama abayinyuramo nyine, nubwo atari iyo topic uyu munsi twari kuvugaho. Ni igihe baba bagezemo cya adolescent.
baba bakeneye byinshi birenze. Baba bakeneye kubona byinshi batari babona, bafite amatsiko menshi yo kubona ibyo babona cyangwa se babwirwa. Baba bafite amatsiko menshi cyane cyane, nyine ariyo ubanza ariyo mpamvu nyine bahise adolescent. None se ni indwara cyangwa? Oya, ntago ari indwara, ni icyiciro buri muntu wese ageramo. Buri wese nanjye se nakinyuzemo. Wakinyuzemo. Uza kutubwira uko kimeze ndi bubimenye, mba narakinyuzemo, wenda nakinyuzemo simbimenye. Yego. Nyine uba wifuza kugaragara nyine bitandukanye. Wambare neza, urambara ugasohoka ukabaza ko hari n'igihe ushobora kwambara imyenda 10. Usohoka mu nzu ukababwira nambaye gute? Bakakubwira ni bibi, ugasubirayo. Wanambaye gute neza? Yes, ukayigumamo bitewe n'ahantu ugiye nyine. Urumva nyine uba ushaka kugaragara nyine ukundi. Kugaragara neza, kumva nyine muri wowe uri mwiza. Hanyuma se ubwo ko numva ngo umuntu abashaka kugaragara neza, n'abakozi bo mu rugo burya nabo iyo myaka bayigeramo nabwo bagashaka kugaragara neza. Urangije. Nabo bafite kafundote. Tukikubita kafundote. Bashaka kugaragara neza imbere ya boss, imbere ya ndiko mbona babibereye mu gikoni cyane. Nyine we yumve ko ari mu kikona ariko asa neza. Kandi buryo n'ubundi ibiryo biryoha na nyirabyo asa neza. Yego. Nago wategura ifunguro usa nabi ngabo uri kuri habo barirya na peti. None se muri iyo myaka, sibyo? Muri iyo myaka nk'urubyiruko ruri muri iyo se wowe warayirengeje cyangwa nturayigeramo ahubwo? Oya. Natanyirimo. Uyirimbira ngo ndetse babona tungana nanjye ngirimo. Uyirimo nawe niyo mpamvu ariko ni nabyo ubona cyangwe magaze rata mwabibonye. Nawe nyine bagomba kudripinga. Nago naza kubwira abantu ngo base neza, kandi nanjye uri kubibabwira nasa neza. Nawe mbese bo wumva nyine muri kubona ndi mwiza. Hanyuma se ni izihe ngaruka umuntu ashobora gukubitana nazo muri adolescence? Ikindi nakubaza ngo ni iki urubyiruko rushobora kwirinda muri iyo myaka yo adolescence? Bashobora kwirinda ibishuko, kuko iyo uri muri adolescence ugira ibishuko byinshi. Kuko niba wifuza gusa neza kandi ubwo bushobozi ntabwo ufite, cyangwa se wanyu ntabwo mufite, bigutera kwifuza. Wifuza ibyo utabasha kubona. Kandi iyo wifuje ibyo utabasha kubona bikuviramo ibibazo. Hari igihe wishora mu ngeso mbi z'ubusambanyi kugira ngo ubone amafaranga. Abo ngabo nyine wowe ubaha ibyo bashaka nabo baguha amafaranga kugira ngo bakubibemo banagusaruremo. Yego, kugira ngo ubone amafaranga. So rero hari igihe uca muri izo nzira ushobora gutwara inda itateganyijwe, kandi iyo nda nayo hari ibyo ihita yafekita mu buzima bwawe. Ushobora kubaho nabi muri ubwo buzima bwo gutwara iyo nda. Niba iwanyu nta bushobozi mwari mufite kahita ugerekaho n'umwana, zita ziba izindi nshingano zigeretse hejuru y'izindi. Ubwo urumva noneho muhita mujya mu bukene bukomeye, kuko bigusaba kuzita kuri wa mwana, bikagusaba nawe kwiyitaho umubyeyi kugira ngo uwo mwana agire ubuzima bwiza. So rero urumva iyo uhisemo iyo nzira bishobora kuguhira, gusa ijana ku rindi ntabwo biguhira. Icyaha cyose uko gisa kigira ingaruka. Urakoze cyane ku gisubizo duhaye, ariko mu gisubizo duhaye mese nkuramo ikindi kibazo. Iryo jambo ndashaka urisobanurire abantu badukurikiye, kuko ni ibintu biriho biri kuvugwa cyane kandi bya nyabyo. Kuvuga ngo inda zitateganyijwe, hari n'iziba ziteganyijwe. Iryo jambo rishobora risobanuye iki ngo inda zitateganyijwe? Ese hari inda zitateganyijwe, ubwo hariho n'iziba zateganyijwe. Iziteganyijwe zimeze gute? Hanyuma izitateganyijwe zo ziba zimeze gute? Inda itateganyijwe ni nk'inda wenda natwara. Ubu nkanjye kuri nje nibona ko ndi umwana. Nese ubu nshyizeho izindi nshingano zo kurera undi mwana, kandi nanjye ubwanjye ndi umwana. Urumva ni ikibazo, ntabwo iyo nda nayiteganyije. Ariko inda yateganyijwe ni ya nda wigaho ukicara ukavuga ati ubu ngiye kubyara umwana, ubu ngiye gufata inshingano zo kuba mama. Nyine ukaba wiyemeje inshingano zose, ukemeza ko uwo mwana aziga,
ukemeza ko uzakora kugira ngo abeho neza, ukiyemeza ko uzamwambika kugira ngo atazifuza. Nyine sinzi ukuntu nawe basobanurira ngo mubyumve neza, gusa inda yateganyijwe ni inda nyine hahandi uba wumva ko umwana wawe ubuzima bwiza ijana ku bundi abufite. Yego. Ninda uba wabyaye muri make, wenda nkunganire kuko turasangira amagambo, nge sindi umunyamakuru ahubwo turasangira kugira ngo dufashe urubyiruko muri iki kiganiro kiba kuri Mama Charlene official. Wenda no kuvuga ngo inda zitateganyijwe ni nk'inda nk'umuntu ushobora kubyara mu buryo bumutunguye nyine atarageza igihe cyo kubyara muri make. Kuko ubwo twanavuga ngo inda yateganyijwe yateguwe naho umuntu ashobora kuvuga ko agiye kuba umugore cyangwa agiye kuba umugabo cyangwa afashe umwanzuro wo kuvuga ngo ngenda ashaka kubyara umwana agapanga uburyo azamubyaramo n'uburyo azamureramo. Ubwo rero inda itateganyijwe ni inda ubyara mu buryo butunguranye. Ni nayo mpamvu iyo umuntu abyaye mu buryo butunguranye ari nabwo ashobora gukora ikosa ryo kuyikuramo mu buryo bubi ikaba yanamuhitana, cyangwa wa mwana ntazabona imibereho myiza akandagara. Nkunganiye ndumva ari uko bimeze. Rero ndumva aya magambo tuganiriye agiye kunyinjiza mu ntego nyamukuru y'icyo nashakaga tuganiriza urubyiruko muri aya masaha. Nifuzaga tuganire kuri iri jambo rivuga ngo nuruhe ruhare rw'urubyiruko mu gutwara inda zitateganyijwe. Uruhara tumaze iminsi tubona uruhare rw'abagabo, ntago turaruvugaho, ariko mu magambo ari kuvugwa hano hanze ndetse n'uburyo leta ijya gufata imyanzuro twarebye ukuntu babiterwa n'ababashuka babarusha imyaka. Ariko uyu mwanya ndashaka turebe uruhare rw'urubyiruko mu gutwara inda zitateganyijwe. Urw'abakuru tube turwihoreye kuko abakuru bo baranabizi, nibanapima rwose ni ipingu gahunda, ni hahano mu gihome nta mikino. Ahubwo ndashaka twirebere uruhare rw'urubyiruko mu gutwara inda zitateganyijwe kugira ngo tunarebe inama tubagira, sibyo tubagira kugira ngo bazirinde. Uruhare rwabo ni uruhe? Nta ruhare bagiramo wowe ukurikije abo mukina, abo mungana, abo ubona kuba ba bantu bakuru babarusha imyaka babafata ku ngufu cyangwa bakabatereta bagakunda. Ni uruhe ruhare rw'urubyiruko kugira ngo uruhare rw'urubyiruko barusuzume ruveho kugira ngo batazajya baba intandaro yo gufatwa cyangwa no gushukwa. Urubyiruko narwo mu gutwara inda zitateganyijwe n'ibyo bibazo bahura nabyo rubigiramo uruhare cyane, ko abakobwa bakunda kugira ingeso yo gukunda ibintu, kwifuza ibyo mugenzi bafite. Mutega amatwi. Niba nkubonanye amafaranga sinzi wayekuye, cyangwa se nkakubonana inkweto nziza sinzi wazibonye gute, nkakubonana imyenda myiza nkumva ndawifuje, urumva sinzi ngewe ngo we kugira ngo ubibone waciye he, urumva rero ushobora kuba nawe wabikuye mu ngeso mbi. Nakwegera kugira ngo ubaze ukangira iyo nama. Nyine bo ntabwo bazi kwigira inama ngo barebe bakeneye iki, ni iki bakeneye gukora kugira ngo icyo bakeneye bakibone, cyangwa banamenye yuko hari igihe ibintu byose bitabonekera rimwe ntibakifuze kurya nk'abarangije bakiri mu ishuri. Ni ikibazo nyine cyo kutisobanukirwa, ntabwo bimenya ngo umenye icyiciro ubarizwamo. Hari igihe wishyira hejuru aho utari bikagenda uko, ariko iyo wisobanukiwe wiyizi, nyine kwisobanukirwa biravuna, kugira ngo wemere uwo uriwe biragora, ariko biba byiza iyo ubashije kwemera uwo uriwe. Iyo umaze kubyumva, kugira ngo ubone cya kintu ukeneye bigusaba gutakaza imbaraga, urakora ukavunika, amafaranga ukuye muri izo mvune ukabasha kwiha bimwe ukeneye. Ariko iyo mvuze ngo ngewe nzambara neza kandi nakoze, nzarya neza kandi nakoze, icyo ni ikibazo. Nyine uzajya gushaka abaguhanga amafaranga kugira ngo nawe ubashe kubona ibyo ukeneye, ariko nubasha gukora bizagufasha gutuma ugera ku byo ushaka. Ikindi nyine ubundi abahungu
bakururwa n'ibyo babona. Niba wambaye imyenda iri sexy niko nka yindi ujya wambara. Of course. Nyine urubyiruko rurabikunda, ntabwo narubuza kubyambara pe, nanjye ndabyambara ndanabikunda. Wowe uranatwiga mwana wa ndabyambara ntabwo nababeshye. Yego, ariko ikibazo ni ukubyambara ntubashe kwimenya. Okay, nk'umuhungu arakubwiye ngo inutsure sibyo, kumusura nta cyaha kibirimo sibyo, gusura umusore nta cyaha kibirimo ni ukuri. Icyaha ahubwo nihagiye kubera iki? Ubwo bibazo ko bigiye kuba byinshi. Naho hantu ndahakubaza, iyo bafashwe se na ya ndwara y'igicuri, kandi ko iyo ndwara yabo yibafashe bahita babona umuti ako kanya. Nyine ikibazo ni we akwifuzaho ibyo ashaka, ibyo akubonamo kandi uba ufite. Niba ugiye kumusura wambaye imyenda iri sexy iri buze kumukurura, kandi turi abantu nta muntu utifuza. Nk'uko nakifuza imyenda myiza cyangwa se umugabo mwiza, niko nawe yifuza ibyo abonye. Niba wambaye imyenda iri sexy ukajya kumusura wisexuaje, ntago azabura kumva we muri we akugiriye irari. Yego, hanyuma nyine urangiza nyine nakugirira irari azakubwiramo. No byanga umuteza ibibazo abe yagufata no ku ngufu. Sibyo? Kandi urumva ko uruhare runini niwe warugize. Kuba wamusuye nta kibazo kibirimo, ahubwo wamusuye ute? We wagiye wikubitiramo mini, uraminina, wikubitiramo imyenda iri sexy ahantu hose, nyine we uri kumutractinga, umukurura. Rero ntagufata ku ngufu, mana yanjye zaba wigemuye. Hanyuma se wowe ugiye Chatinya, jana ndomba dutangiye kudahuza. None se ubwo koko ubwo gusura abasore nta kibazo. Hoya no kuri. Nari murajya ngo hakubitaniye n'ikibazo. Ntabwo urabona umuhungu ari kuvuga ngo ndapfa, ngo ndapfuye, ngo ndapfuye. Ubwo se koko areremba yakamera gutyo, wakemera kwapfa? Ibyo ni ibikangisho. Oya no kuri ni igikabyo. Igikabyo nicyo baba bigira. Nibyo abayigira. Nese umuretse arapfa. Nese umuretse ubona apfuye aba arongera akaba muzima. Okay. Uko biri kose nubwo turi guseka turabana turajya ngo tunisekere, nanjye mbajya ngo nibere n'akabebe ndi kumwe na Kinyana, kuko n'ababebe baradukurikiranye. Ariko nk'uko twari turi kubivuga, avuze amagambo akomeye nanjye shaka ko mwunganiraho. Yavuze yuko uruhare n'ukuri pe, uruhare rw'urubyiruko mu gutwara inda zitateganyijwe. Hari ikintu gikomeye yavuze, kwifuza. Mureke mbabwire, iki kintu cyitwa kwifuza, hari ibintu ushobora kwifuza ku buryo amaboko yawe n'imbaraga zawe zishobora kubiguha. Hari ibintu ushobora kwifuza mama akabiguha. Hari ibyo wakifuza mu muryango ukabibona n'ubushobozi bwawe bikaboneka. Ariko ibintu uramuka wifuje ukabona ko aho hose mvuze n'ahandi ntavuze bidahari, nta handi bizagukururira, nukugira ngo ugire gute, nukugira ngo ujye muri izo ngeso mbi, bya bintu wifuje uzabona babiguha. Kandi ubushize hari ikiganiro twakoze mbabwira ko nta mugabo nta n'umusore bashobora kubibaho batazasarura. Iteka bakunda kubibaho bazasarura. Akakubibamo minerivare azayigusaruramo, akakubibamo amafaranga ngo musohoke, akavuga ati isaha n'isaha nzamusaruramo. Abantu benshi rero b'urubyiruko ndumva nababwira ngo nimunyurwe nuko muri. Ikindi, kurarikira ibintu bagenzi banyu bafite. Hari abana bafite imiryango ikomeye ishobora kubafasha bakagera ku cyo bashaka. Hari abana ubwabo ku giti cyabo babayeho nk'abasigiwe imitungo na ba sekuru na ba nyirakuru, cyangwa na ba se wabo, akaba azingurira imitungo ni ya data. Umwana ukamubona ni igitelefone cya 500, ukamubona n'urukweto rwiza ruhenze, ukamubona kwa fie ahora ahinduranya, ukamubona n'ubuzima bwiza, ukifuza kujya gupiganwa. Ntugapiganwe. Ukuri kose kujye kukunyura, kuko ukuri mu gitondo si kuzaba umeze ni mugoroba, ukuri mu kwezi kumwe mu kundi si kuzamera, ukuri mu mwaka umwe mu wundi siko bizagenda.
hari ibintu ushobora kubona ari wowe ubibonye. Rero Kinyana arakoze cyane no kuri ubu bufasha duhaye. Hanyuma ndashaka kukubaza niki ushobora kubwira nk'urubyiruko, ijambo ufitiye urubyiruko, inama ushobora kubaha muri ibi bintu byose twamaze kuganira. Twagiye tuganira ibintu bitandukanye, wavuze ko kurarikira no kutanyurwa bishobora kubaviramo gutwara inda zitateganyijwe, ariko ndumva ashaka ko ubagira inama urubyiruko uwahuye n'iki kibazo agatwara iyo nda itateganyijwe, ayitewe no kurangara kwe cyangwa ayitewe n'uwamurushije ubwenge, abangaba bari gufata abana bato. Umuntu aramutse ahuye n'icyo kibazo bikamushyikira, ese amateka ye ntaba arangiye? Ariko se nimba ataba arangiye, ni ukuhe noneho ashobora kwitwara kugira ngo ubuzima bukomeze? Ntabwo kuvuga ko uwatwaye inda ari ryo herezo ry'ubuzima. Yego. Ahubwo hari ibyo bishobora kukubera itangiriro. Yego. Wabyigiramo byinshi kuko ikibazo kibaho, iyo ikibazo kikubayeho ubutaha ntabwo cyongera kukuba yitabaye injiji, umenya uburyo cyitwaramo. Yego. Rero ntabwo nababwira ngo wowe wagize icyo kibazo ukaba wahura n'ihohoterwa wenda se, cyangwa se ukaba warahuye n'abakurusha ubwenge, yego barahari bakurusha ubwenge, akaba yaraguteye iyo nda, ntabwo bisobanuye ko ari ryo herezo ryawe ry'ubuzima, ahubwo wowe rigira itangiriro. Kora cyane noneho, niba ubushize warazize kutambaye neza ukagenda aricyo kikujyanye, noneho ukora cyane kugira ngo wambare ari wowe wiyambitse, wambare ari wowe wiyambitse, kuko nusubirayo bishobora kongera kukubera nk'uko ubundi byari byakubereye. Ahubwo namugira inama yo kutiheba, agasenga buriya ibintu byose nabyo isengesho riza imbere. Ushobora wenda kudasenga buri munsi, ariko gacyasenze kaba gafite akamaro. Yego. Rero yasenga mu byo aho yumva, yego, aho yumva agize intege nkeya akegera Imana agasenga, akirinda n'inshuti mbi. Buriya tujya dusenga Imana iduha inshuti z'ingirakamaro, inshuti zifite icyo zitumariye, inshuti iguha ibitekerezo. Njyewe nkunda kubibabwira, njyewe ntabwo navuga ngo ndasenga cyane ngo namazeyo, ariko gake nshobora gusenga. Ntabwo navuga ngo nsenga nka mama wanjye, ni ukuri nababeshye niba nibyumva, ariko gake nsenga, basi ngerageza kuyisaba inshuti z'ingirakamaro, inshuti nzagira icyo nyikuraho cy'ubwenge nayo ikagira icyo inkuraho, inshuti nzagisha inama ikampa inama nzima, inshuti izabona nyine ko hari icyo ndi kubura, aho nitwaye nabi ikankosora. Ngaho niba ufite inshuti ikubwira mujye kunywa inzoga guhera ku wa mbere, ikubwira ngo mujye gukura, niko abakobwa bakubwira, nyine inshuti ikubwira ibyo, ndakubwiza ukuri ko iyo ngiyo ntabwo ari inshuti. Niba unayifite uyigendere kure. Yego. Hanyuma se uyu mwanya nirihe jambo ufitiye ba sugar daddy? Bamwe birwa bashuka utwana dutoya, ugasanga umuntu w'umugabo ari gushuka umwana ungana n'abana be, kandi waramukupimye ukamukorera ku mukobwa akavuga ati turaruhukira muri RIB. Gira ijambo bwira abo bagabo babakuru n'abasore bakuru n'abantu bakuru bashuka abana b'abakobwa bakabangiza bakiri batoya, hanyuma dusoze. Ibyo byo nibyo pe, abagabo bafite ikibazo gikomeye. Niba nta kintu uburwayi bwo mu mutwe, niba navuga ko batuzuye, sinzi ukuntu Imana yaremye abagabo. Ya ndwara y'igicuri. Reka mbabwire mwa abagabo mwe, niba akosa kuvuga abagabo abasore urabasiga. N'abasore bose n'ubundi ni icyiciro kimwe kiva mu kindi kijya mu kindi. Reka mbabwire, ariko ku ruhande rumwe abasore ari kapana abagabo, abasore nabavugira akantu gato, ariko ababyeyi bumva ko nyine abahungu ari bo buri mu makosa, ntibumve ko wenda umwana we w'umukobwa we yabigiraho uruhare, cyangwa ari nawe wabyikoreye, cyangwa ugasanga ari nawe. Ko basigaye babwira abasore ngo ndagukunda, barabivuga, ariko buriya kugira ngo ipfane urarivuga.
nimba mukunda bimubwire rero ababyeyi baba mama cyangwa se abandi babyeyi bumva ko nyine umuhungu nicyo kibazo akumva ko ari we wamushutse kuki se umukobwa watagushuka ko nabo bagira ubwenge Imana yaba Imana bahane ubwo shitana nabo bagira ubwenge bwinshi pe nicyo twavugaga ngo uruhare rw'urubyiruko mu gutwara inda zitateganyijwe n'ababyeyi rero niba kagiye barenganya abasore ngo aramufungisha ahubwo wakabanje ukamenya umukobwa wanjye we ni mu ntoki ni mu ntoki abana bacu tujye tubamenya tumenye uko tubagira aho ngaho atasi tubaye inshuti simbabugiye ariko abagabo niba hari na gereza iruta iyo babashyiramo bazabubakira izabo bazabubakira izindi zitandukanye iriya y'imageragere ni nziza zabajyana ahandi hihariye ugasanga umugabo hari n'abagabo batera abana babinda ni ukuri ugasanga umwana we wibyariye umutegezaho mba numva mbabaye bibaho barabikora ubuse nk'uwo ahubwo bazasubizaho cya gihano cyo kunyonga kwica abantu bajye babanyonga bipfire kuko ni virusi baba bari gutera mu bandi ubuse niba umwana we wibyariye umufata ku ngufu ukamutinyuka urakeka utaramubyaye wazamugirira impuhwe byabugezaho numva bindenze ntago bazabasha mana yanjye njyewe mfite ubwo bushobozi iyo nabubakira nibaho ni ukuri abagabo kandi we abikorera abana b'abandi ariko we uwe sha mana yanjye hapfa umuntu cyangwa uwe aje yarabaye ikiraro umugabo akabibona ashobora kumukuramo ingoto kandi we afite abandi bana bahandi yagize yarabamaze ntabwo kuba ufite amafaranga bisobanuye ko ufite ubuzima bw'umuntu mu ntoki kuko hari no kuvuga ngo ngenda guha amafaranga ngo ngiye ngo mibingu ndaguha amafaranga ngo ngiye ngo nakugura n'imodoka kuki se wumva ko watayigurira why not watayigurira kuki se wumva ko ari wowe bo bumva ko nyine bafite ubushobozi afite amafaranga ikintu cyose ashaka yakigura ibyo rero nibyo bizabica nibyo bizatuma muravuga ati uzajya abikora wese bamunyonga bamujugunya ahandi hantu hataba n'abandi sinzi kuko iyo ni virusi kuko uko ubikora cyane niko n'abandi babikora buriya virusi irandura nibyo maze iminsi ntekereza ku bintu by'urubyiruko cyane kandi burya urubyiruko ni amaboko y'igihugu n'itorero nibo mbaraga z'ejo hazaza kuko nta muntu wicaye ku ntebe atazahagurukaho natwe izo twicayeho zari zicayeho abandi ndetse n'izo twicayeho muri aka kanya zizazaho abandi hanyuma ndifuza ko dusoza dushimira Kirabo umwana wanjye wo muri filime Imana iguhe umugisha ku nama uhaye bagenzi bawe Imana izaguhe guhirwa izaguhe gutunga no gutunganirwa iguhe ubwenge nawe bwo kuzasohoka muri ubwo burwayi bwa babanda wavugaga bavuze ko nta burwaye se yego tuzajya tubafasha nk'ababyeyi hanyuma rubyiruko rudukurikiranye mwumvise inama tubahaye muri aka kanya hari uruhare rwanyu twaruvuzeho rwo gutwara inda zitateganyijwe mwirinde munyurwe nuko mumeze hanyuma kandi mujye mugerageza gukoresha amaboko yanyu kugira ngo mugere ku byo mushaka ntimukaririre cyangwa ntimugashegere iby'abandi kuko mutazi aho baba babikuye ni mu kiganiro cyitwa Tegura ejo rubyiruko rero twari tumaze gukora kandi twari tumaze kuvuga abakurikiranye iki kiganiro mukoresheya mwandikaho hepfo kuri comment muzana inama n'ibitekerezo hanyuma ngahamagara n'urubyiruko rufite ikindi kintu ufite ikintu wasangiza abagenzi b'urubyiruko ko wazana inama n'ibitekerezo ukaza kuduha n'ubuhamya n'inyunganizi mu bwenge ukurikije ibi biganiro dukora nawe ukaza kubaka urubyiruko rugenzi rwawe ejo bundi uzaba wabya abahungu n'abakobwa Imana nibaha umugisha kandi nawe Imana niguha umugisha ndifuza ko aka kanya senga
ngasengera urubyiruko. Nukuri birakenewe. Ubwenge kwirinda byose bitarimo gusenga ntacyo bimaze, ndetse no gusenga bitagira kwirinda nabyo nta kamaro, ahubwo gusenga no kwirinda nibyo bifite umumaro. Mureke nsengere urubyiruko. Mana y'imbaraga nyinshi zikomeye, ndagusenze aka kanya ngushimira imbaraga zawe udahwema gukoresha ku buzima no ku bugingo bwacu. Mu izina rya Yesu ngushimiye ko waturinze kandi ukabutogejeje muri aya masaha twari turimo kugira inama urubyiruko. Ndarusengeye aho bari mu mahanga ndetse no mu Rwanda, mu bihugu bitandukanye. Ndasengera urubyiruko rudukurikiranye kugira ngo uruhumanure. Urubyiruko mwami uruhe imbaraga, ubashyireho uburinzi, ubigishe iby'ubwenge n'ubuhanga, uturerere Mana kandi ukomeze kubagira inama mu buryo bwose. Ngaho rero ufashe na Kinyana umugirire neza, nawe azakubere umumaro kandi azakuvire mu w'igiciro. Ndasenze cyane ngo natwe nk'ababyeyi komeze kuduha imbaraga zo kwa mu nshingano nziza zo kurera, turerere igihugu n'itorero. Urakoze, ndagushimye ko tugiriye neza. Cyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana ibahe umugisha.